inyungu zo gusenga. inyungu Yes, reka ntangire mvuga ngo amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese mwemeye kubana natwe ku muryango wa Prophete Mazimpaka na Beza TV. Ni umunsi w'umugisha, ni icyumweru cy'umugisha. Tugiriwe amahirwe yo kongera kwakira umuhanuzi w'Imana uvuye ku munara w'Imana. Imana imudutumyeho rero aje kutubwira byinshi, turakwakiriye. amahoro y'Imana bane namwe, twishimiye ikaze muduhaye. Imana ibahumugisha. Watangira utwibwira rero, hari abantu benshi bashobora kuba batakuzi, batazi ngo witwa nde, ari ubwa mbere bakubonye. Nitwa Mazimpaka Jean Pomuseni, bakunda kwita Birestaye cyangwa Prophete Mazimpaka. Na channel ngira ngo niko yitwa. Ufite channel yitwa Prophete Mazimpaka. Yego. Imana iguha umugisha. None Prophete, reka utangire uturagize Imana. Mana turagushimiye lase emone fo lasiri kita lasi emone fo. Turagushimiye kuko uri ibyiringiro byacu. Nta muntu wakwizeye, wakumenye, wakwiringiye ngo akurwe n'isoni. Imbaraga zawe ziri hejuru y'imbaraga zose. Imbaraga zawe Bibiliya yavuze ngo ijambo ryawe riri hejuru ya byo. Turagushimiye kuko uri mu ruhande rwacu. Dusenge abantu bose bagiye kudukurikira kuri iri jambo, kuri ubuhanuzi, muri iki kiganiro, kugira ngo babohoke kuri uyu munsi mwiza, tuwongereye kugira ngo tuwishimiremo, tuwunezererwemo. Umugisha buri wese wakoze subscribe, share, like ndetse na comment, kuko yadufashije kwagura ubwami bw'Imana, kandi neza yabikomeze kugaragara ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dushimiye Imana ko ndumva umutima wanjye uguwe neza uyu munsi, kuko nari maze iminsi ifite ibintu byinshi bimbabaje, ariko Yesu aranyurura, Yesu akora ku mutima wanjye, Yesu aranyegera, Yesu aranganiriza, Yesu naramubonye, Amen. Abantu bashaka kumvuga gutyo ngo se aba baragutera umukozi w'Imana. Ntabwo ndi marayika, ndi umuntu. Hari igihe natwe ibirwanya abandi bitugeraho, ibihiga abandi bikaduhiga, ariko Bibiliya avuga ngo kusenga ni ukwacu, gukora ni ukw'Imana, no kurwana ni ukwacu, ariko kunesha ni uk'Uwiteka. Haleluya. Nongeye subiremo iri jambo, mvuge ngo nari maze iminsi mfite umubabaro, mfite agahinda, kuko kubw'impamvu runaka zitandukanye z'isi ndetse n'abatuye isi. Rero ndashimira Imana ko iri joro yanganirije, ikaba amakuru meza, ikambwira ati humura, n'abagiye bazagaruka, n'abakuvuyeho bazakugarukira. Imana yakoze ikintu cyiza. Ndabaza se bazagaruka neza cyangwa ni nabi? Barambwira bazagaruka neza. Imana irambwira ngo bazagaruka neza, kandi hari ukuntu uba ufite inshuti zikakuvaho, waba ufite abavandimwe bakakuva bakagutera umugongo. Rero nje kuvuga uburyo Imana ikidufitiye ubundi buryo. Amen. Mahirwe ya kabiri Imana byagiye, mahirwe ya kabiri Imana irema amateka mashya. Amina. Ndashaka kuza kwibanda cyane kuvuga ku nyungu zo gusenga. Amen. Inyungu ziva mu gusenga, inyungu ziva mu kumenya Imana, gusenga birakora, inyungu ziva mu kubana nayo, inyungu ziva mu buryo Imana ishaka uko twitwa. Imana ishimwe, ndumva nezerewe. Yewe mubyeyi, nawe mugabo, nawe mukobwa, nawe musore, ahantu uri hose, wumve umutima waguwe neza, wumve umutima unezerewe, kubera ko Imana niyo karuhura. Nagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana, kandi ikindi abantu bose baduteze amatwi tubifurije umugisha Imana itanga. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu, uko tubusoma hano kwa Matayo, igice ni cya 40 duhereye ku murongo waho wa mbere. Havuze ngo agarukaho abigishwa bari, asanga basinziriye, abaza Petero ati harya ntimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso, musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Ndagira ngo rero tuganire kuri iryo jambo Imana ishyize ku mutima wanjye, Imana numva impaye. Uyu ni Yesu yagendagendaga hirya no hino, ariko ari kumwe n'abigishwa be. Bibiliya ikavuga ko yajyaga muri 12
yagiragamo abagenda yizera. Muri 12 habagamo 2 yizera, muri 6 hakamo 2 yizera, muri 3 hakamo 1 yizera. Ariko biravuze ngo agarutse aho abigishwa bari bari. Ndifuza ko Yesu nagaruka ahantu uri aza gusanga wishimye kandi unezerewe udafite ibitotsi mu buryo bw'umwuka. Ngo yaragarutse asanga barasinziriye. Naye bonefo asanga barasinziriye. Ngo abaza Petero, suko yarananiwe kubaza bose. Ngo abaza Petero, amaze ati Petero, unaniwe kubana nanjye maso isaha imwe gusa? Nukomeza ugasoma uzumva amakuru yose uko yagenze. Ariko ndashaka kukubwira ku ijambo ryitwa kubana n'Imana. Kubana n'Imana uri maso, kugendana n'Imana uri maso, kumenya Imana. Biravuga ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Abazi Imana yabazakomera imbaraga gukomera kuri y'ubutwari. Ijambo Imana ivuze irarikurikira kandi kariherekeza kugira ngo risoze icyo yaritumye. Aka kanya nje kukubwira uburyohe bwo kubana n'Imana. Ushobora kubana n'Imana ukageragezwa, ugahura n'intambara, ugahura n'ibibazo, abayisika kwanga n'abayityo bakakwanga, inshuti zikakuvaho, imiryango ikakuvaho, ibyo ukora bikanga. Ariko itondere icyo bita Imana, nuyegera nayo izakwegera. Hari abantu benshi nzi bagiye begera Imana, barasenga, baranezerwa, bagubwa neza. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirira neza. Rero iri tangazo nari nkuzaniye bivuga ngo abantu bose babanye n'Imana yabagiriye neza. Imana ibaha amahoro yo mu mutima, abarwayi irabakiza, ababyeyi batabyari baha urubyaro, ababyeyi bari mu bitari bakuramo, abagabo bafite ibazira batabara. Hari uburyohe nshaka kuguhamo ingero Imana yagiye itanga. Urugero nka Lazaro ibyo byaranutse neza, biranuka. Bimaze kunuka kugeza ku rwego yarwaye, araremba, arapfa. Amaze gupfa Imana iramubwira ngo humura ntabwo upfuye. Kuko ngira ngo babaje Yesu bati bashiki ba Lazaro bati yuba hano ntaba yarapfuye. Arababwira ngo ntabwo yapfuye, arasinziriye. Ni ijambo rikomeye kandi rifite imbaraga, rifite icyubahiro. Kuba umuntu we yapfuye ari kugahubura n'izindi mbaraga zivuga ngo ntabwo yapfuye ahubwo agize gute, arasinziriye. Izo n'imbaraga zo kubana n'Imana. Lazaro yari yabanye n'Imana, akorana n'Imana, agendana nayo. Imana yakoze ikintu gikomeye, Imana imuremera ubundi buzima. Uribuka ko yavuze ijambo rikomeye avuga ngo Lazaro sohoka. Hanyuma rero Lazaro wasohotse ni inshuti ya Yesu. Ndashaka kukwifuriza kugirana ubucuti n'Imana, ukabana n'Imana, ukagira Imana yonyine niyo ikubera inshuti. Imana niyo nshuti nziza. Imana niyo nshuti idahemuka. Imana niyo nshuti idahindurwa n'ibihe. Imana niyo nshuti igendana n'umuntu ntimusige, mwasangira ntigucure, mwavugana ntikubwire nabi. Imana niyo mubyeyi mwiza. Hanyuma hari amakuru maze iminsi numva k'uyu mukobwa witwa Umuco w'i Rwanda. Yitwa Jackie w'i Rwanda. Abantu bari barihaye bitewe n'ibiganiro yatangaga ahangaha kuri YouTube, bakabwira ntiyareka gusambanya, ntiyareka uburaya, nubwo byagenda gute. Ariko Imana yaramusuye. Ngira ngo benshi bavuga ko yari yararwaye, ariko buriya burwayi bwo ntago bwari bwo kumwica, ariko kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro kandi amenye imbaraga z'Imana ko ziri hejuru y'ubushobozi bwose yatekerezaga. Rero uyu mukobwa ndajaga guhanura muri ubu buryo, wewe Jackie w'i Rwanda ugiye gukora amateka akomeye, ugiye guhura n'Imana, ugiye gusengera abantu, ugiye guhanurira abantu, ugiye kwandika amateka mashya. Isi zakwifuza, isi zakugirira umumaro, nawe uyigirira umumaro. Uzasengera abarwayi bakire, uzasengera abafite ibibazo bisubizwe, ababyeyi batwite uzabasengera, abakobwa batarashaka. Jackie niwe mbwira w'i Rwanda, Imana igiye kukugarukiraho ikwereka igitangaza. Ubwo urimo uravuga ngo wabonye igitangaza, nta gitangaza urabona, ahubwo Imana igiye kukwiyereka. Uyu mukobwa azahanurira isi, uyu mukobwa azabwiriza ubutumwa bwiza. Uyu Jackie w'i Rwanda Imana izamukoresha iby'imbaraga. Abantu bari baramwihaye ni indaya, ntago yahinduka. Ngira ngo mwatangiye kubona imbaraga z'Imana zikora, kandi ijambo avuze Imana izagira iherekeza. Aho uri Jackie w'i Rwanda, reka nkubwire ngo utangire kwitoza nk'umukozi w'Imana, utangire kugenda nk'umuhanuzi, utangire kuvuga ibyo
abahanuzi utangire kwitwara nk'umushumba cyangwa se umuntu ukomeye mu buryo bw'ubumana, kuko uzajya ukora ibitangaza bya gihanuzi isi yose ibibone. Iri buhanuzi butanze gutya, numvise ijwi rimbwira ngo azakora ibintu bikomeye, nubwo bari baramwihaye, ariko Imana izamuremera amateka mashya ku rwego rukomeye, nawe azajya yicara akavuga ngo iri jambo Imana yampaye ryubahwe kandi ryubahwe n'isi yose. Imana izamukora ibikomeye, Imana izamukoresha iby'ubutwari. Reka nkubwire ngo n'aba bigishwa bari bari kumwe na Yesu arababwira ngo mube maso. Reka nkutangarize wowe udukurikiye, ijambo ryatubwiye ngo ba maso, ubane na Yesu, usenge kugira ngo utajya mu moshya. Iyo umuntu atasenze ajya mu moshya menshi, ajya mu buyobe bwinshi, ariko mwifurije kubana n'Imana ugasenga. Wewe wumvaga ko umuntu atahinduka, uhinduka birashoboka ni nk'ako kanya. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagiriye neza. Uyu Jackie w'i Rwanda Imana igiye kumukoresha. Reka nongere mbisubiremo ngo Imana igiye kumukoresha iby'ubutwari. Abarwaye bazakira kubwe, azahanura ibyo yahanuye Imana ibisohoze, azavuga ijambo avuze Imana rikurikirane. Nababwiraga ngo mushyitse umutima hamwe, Imana igiye kwizanira abakozi kandi ifite inzira nyinshi inyuramo kugira ngo abakozi baze. Ndashaka kugusengera wumva iri jambo rivuga ngo ba maso, ba maso, ba maso. Hanyuma mwebwe mujya mushyira komenti ugasanga muri gutongana, reka nababwire ngo ujye wandika komenti ku bintu by'Imana witonze, kuko Imana ntabwo inegurizwa izuru, ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayikoreye. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Turagushimiye Mana mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ni ryiza, ritubwiye ko tugomba kuba maso, buri muntu wese akaba maso mu byo avuga, mu byo akora, agasenga, kuko umuntu utabaye maso ajya mu moshya agakora ibintu bibi, agakora amarorerwa. Ariko tugirire neza kugira ngo duhe imbaraga zo kuba maso mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Aho ushaka kumpamagara wakoresha 0785833609 kuri WhatsApp ukandika na message, turazisoma tugasengana, ukasaba imbaraga zo kuba maso. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Amen.